Mana yanjye mbabarira. Yabivugaga mu ijwi ricitse intege cyane, nta mbaraga na nkeya yari asigaranye. Igituza cye cyazamukaga hasi hejuru, guhumeka bisa naho bitangiye kumugora cyane. Yakomezaga kugenda aremba, kandi kumureba byari biteye ubwoba kubera za kaseta zari zimucometse ahantu hose. Yatangiye kuvuga gakeya, kumwumva ari ukumwegera cyane, ati mwana wanjye Kelly, uzitondere abakobwa bo muri iki kinyejana niba ushaka kuramba. Agejeje aho, intege zongeye kuba nkeya cyane, nuko atangira kwigaragura mu buriri, bisa naho yabuze pozisiyo yamufasha kuryama neza. Naramwitegereje, mbona uruhu rwe sinzi ukuntu rwabaye, mukoze ku kiganza numva yatangiye gukonja. Yatangiye kumbwira ati ndashaka ma. Arwana no kurangiza iryo jambo, ariko ndabyumva neza ko ari amazi yari arimo kunsaba. Nahise mfata icupa ry'amazi ndapfundura, nuko ngerageza no kumwegura ngatangira anywe, ariko ataratangira kunywa yarambwiye ati mungu wanjye Kelly, nindamuka mpfuye uzasubize mama wa agaciro, uzagerageze uzashakishe ntababeshye. Ni uwo mwuka wa nyuma yahumetse. Data yahise yitaba Imana. Abaganga bahageze basanga byarangiye. Nararize, agahinda karanyishe, nubwo data yari yaraduhemukiye, ariko yari akiri umubyeyi kuri twebwe. Nibazaga impamvu papa yihuse gutyo tutamaranye igihe byibuze, dore ko yaherukaga mu rugo kera cyane nkiri mutoya. Kuva nkiri muto ntabwo nari narigeze mbona papa iruhande rwanjye, atari uko wenda yari arwaye cyangwa se hari ikindi kibazo agize, ahubwo yari yaradutaye. Muri iyo minsi twamaranye kwa muganga, yajyaga akunda kumbwira ngo inyoni z'ubwenge yubaka icyari cyayo mu biti birebire kandi bifite amashami akomeye. Yimbwiraga ashaka kumbwira ngo uko niko abakobwa bo muri iyi minsi babaye, ngo abenshi muri bo bakunda amafaranga, noneho iyo uri umukire ntabwo bita ko waba ushaje cyangwa se ukiri mutoya, waba warashyingiwe cyangwa se ukiri ingaragu, ngo ibyo ntabwo biba bibareba. Ikiba kibagenza ni ifaranga, batitaye ku cyo umuco cyangwa se idini ribivugaho. Papa iteka twaraganiraga, nkumva ashaka kunyumvisha yuko ashobora kuba yarahemukiwe n'abakobwa cyangwa abadamu cyane. Nubwo nashakaga kumusobanuza neza, ariko ntagire ikintu antangariza. Ibintu byose yasaga naho abivugira mu migani. Ibyo byose yambwiraga nubwo atabinsobanuriraga neza, ariko nabisanishaga na kera. Papa yari umukire cyane, afite amafaranga menshi. Najyaga numva bavuga ko afite imitungo myinshi, amazu, amamodoka, amasosiyete y'ubwishingizi n'ibindi byinshi cyane. Yatangiye kujya ashwana na mama kubera ingeso yari yaradukanye yo gukunda abagore cyane. Bahoraga mu ntonganya bapfuye ko mama rimwe na rimwe hari igihe yumvaga ngo hari umukobwa yaguriye imodoka, ubundi akabona mesaje hari nk'uwo yoherereje amamiliyoni. Mbese buri munsi bashwanaga bapfa ibyo bintu. Noneho ariko nibe n'ibyo, kuko papa indi minsi yakurikiyeho yatangiye kujya adataha mu rugo. Barabishwaniye cyane ku buryo rimwe noneho papa yagiye akagenda agiye, ntiyongere no kugaruka mu rugo. Ikintu cyatubabaje muri iyo myaka yose yamaze atari mu rugo, nuko twongeye kumva amakuru ye ari kwa muganga, noneho bitubabaza kurushaho kuko yahise yitaba Imana. Nakomeje gutekereza ikintu yashakaga kumbwira ubwo yari agiye gupfa, ariko mbitekerejeho neza numva ni imitungo yashakaga kutubwira, kuko ibyo byose yari afite nta na kimwe twari tuzi aho byagiye. Nahise mbwira mama ko ngiye gukora uko nshoboye kose nkashakisha amakuru ku mitungo data yari asize, ariko mama arabyanga. Arambwira ati mwana wanjye Kelly, uracyari mutoya, ufite ejo hazaza heza, wowe ikikureba ubu ngubu ni ukwiga, ugomba kwiga ushyizeho umwete. Niba ari imitungo ushaka uzagira iyawe, ubundi mu gihe cyose papa wawe yamaze adahari wabwirwa n'iki ko iyo mitungo yari akiyifite. Nakomeje kubitekerezaho ndeba ukuntu mama tuvunikira,
numva ngomba kwiga cyane uko byagenda kose. Mama yari umwarimu ariko igihe cyaje kugeranuka aza kumugara gukora bisa n'ibihagaze. Mama ntako atagize ngo twige, nuko niga amashuri yisumbuye mwemerera ko rwose nzakora uko nshoboye, nuko nkabona buruse inyemerera kwiga kaminuza kuko nabonaga nindamuka ntayibonye amaherezo yanjye yo kwiga azaba ari aho ngaho nyine agarukiye. Niko byagenze, umuhate wanjye ntago wapfuye ubusa. Narangije segonderi n'amanota ya mbere ku kigo, nuko bimpesha amahirwe yo kubona buruse mpita njya muri kaminuza. Njya kwiga nagiye numva nta kindi kinjyanye usibye nyine kwiga gusa, kandi ni mu gihe nta mafaranga nari mfite ngarandangaza, nari umukene rwose, nta kindi kintu nari mfite cyashoboraga kundangaza. Numvaga kandi ibintu by'inkundo ntagomba kubijyamo, yega abakobwa banyerekaga ko banyitayeho ntago baburaga, ariko numvaga nta mwanya ngomba kubiha. Amagambo data yambwiye ajya kwitaba Imana iteka yangarukagamo ngo nzitondera abakobwa bo muri iki kinyejana. Muri make rero nta kintu na kimwe numvaga kindeba cyangwa se ngo kindangaze kindi usibye kwiga gusa. Narize umwaka wa mbere nkurangiza neza, ariko ndi mu mwaka wa kabiri wa kaminuza naje kumenyana n'umukobwa witwa Debora. Uwo Debora we nibwo yari mushyashya, yari mu mwaka wa mbere njye ndi mu wa kabiri, birumvikana ko nari muri imbere h'umwaka umwe. Tumenyana bwa mbere twahuriye muri library, yakundaga kunsangamo akambona nanjye nkamubona tugasuhuzanya, ariko nta kindi kintu twavuganaga. Gusa umunsi umwe byaje kuba ngombwa ko tuvugana, n'ubundi icyo gihe yansanze muri library turasuhuzanya, ambwira ubwoko bw'igitabo ashaka niba naba narigeze nkibona aho ngaho, mukambwira ko amaze iminsi agishaka ariko ko yakibuze. Nahise mubwira ko gihari rwose kandi cyane, ko nigeze no kugisoma, nuko mufasha no kugishaka aza no kukibona, dutangira kumenyerana gutyo. Debora yari umukobwa mwiza cyane, abandi bagenzi banjye twiganaga bifuzaga no kumuvugisha byonyine, ariko barabuze aho bahera. Bakundaga kumbaza bati ariko wabigenje ute kugira ngo byibuze wowe mumenyane? Bati Keri, ni izihe mbaraga wakoresheje koko? Bakomezaga gukeka ko hari izindi mbaraga nakoresheje kugira ngo tubashe kumenyana, nyamara Debora we ubwe niwe wateye intambwe ya mbere kugira ngo tumenyane. Uko iminsi yakomezaga kwicuma, niko nabonaga Debora ashaka ko tumenyana cyane biruseho, nyamara njyewe ntago nari kubyemera. Numvaga ntanakibonera ikintu mvugana n'umukobwa mwiza kandi w'umubakire nka we. Uko yasaga, uko yambaraga, uko yari ameze, ni ibintu byigaragazaga cyane ko ari umukobwa wo mu baherwe. Nabaga nibaza nti ese buriya ubundi twajya tuganira iki ko tutari mu rwego rumwe? Ese ni gute ubundi naba inshuti n'umukobwa ntari bubashe no gukemurira n'akabazo koroheje? Ni gute naba inshuti n'umukobwa ntari bubashe no kugurira amayinite y'ijana, cyangwa se ntari bubashe kujyana no muri kantine ngo mugurire byibuze n'icyayi? Keri yageze aho atangira kumera nk'aho Debora amwiciyeho burundu. Igihe cyose aje amusanga, Keri agahita aba bize cyane, ntamuhe umwanya na mutoya ngo baganire, cyangwa se yaba amusanze nk'aho yicaye agahita yihagurukira akamubwira ko hari ibindi bintu agiyemo kandi byihutirwa. Debora byaramubazaga cyane, akabura ukuntu abigenza, atangira gutekereza ikintu yazakora kugira ngo byibuze ajye amuha n'iminota mike y'abaganire, ariko arakibura. Debora muri we wumvaga akunda Keri cyane, ariko we akabona atamwitayeho. Yakomezaga kubaza Imana ati ariko Mana yanjye, ni ukubera iki gukunda umuntu atajya abihitamo koko? Iyaba umuntu abihitamo ubanza ntari buhitemo gukunda Keri, kubera ko mba mbona we atanyitayeho, nta n'umwanya na muke yaba amfitiye. Debora yatangiye kwibuka ukuntu yari yarabuze aho ahera kugira ngo bamenyane, nuko akamwibarishwaho amakuru y'igitabo, amubwira ko yagishatse akakibura ahantu hose, kandi yari abizi neza ko gihari naho kirambitse abizi, ariko akabimwibarishwa kugira ngo byibuze bamarane akanya bazenguruka library yose bagishakisha.
atangiye gutekereza ati ariko se ubundi wamubwira ko umukunda bitwaye iki? Nanone ariko atekereje ukuntu abona amwitwaraho, abona ko byanze bikunze yamuhakanira, nuko aravuga ati reka mbyihorere bitazambabariza umutima. Debora yarihanganye arakomeza apfiramo imbere aricecekera, ariko yabonaga nk'ahantu Kelly ari akumva umutima wenda nko kumuvamo. Yagerageza kugenda byibuze ngo amusuhuze, Kelly agahita yigendera. Yaje gutekereza neza nuko abona agomba guteka imitwe byibuze ngo yirwaze, basi ajye kwa muganga, kwa kundi abantu bagirira impuhwe umuntu urwaye. Kelly nabyumva azaze kumusura. Debora yarirwaje ko kajya kwa muganga, avuga ko arwaye umutwe wenda kumwica, ko amaze iminsi anywa ibinini ariko byanze gushira burundu. Avuga ko amaze igihe adasinzira, ko yumva atangiye no kugira isereri, yumva yarembye bikomeye cyane, ko no kwicara bitangiye no kumunanira. Debora bamuhaye igitanda ngo nabe aryamye. Mu gihe yari aryamye aho ngaho ategereje muganga, yahise ahereza telefone umukobwa w'inshuti ye wari waje amuherekeje, nuko ahita afata fone, nuko ashyiramo nimero ya Kelly, batangira kumuhamagara. Nuko ahita abwira uwo mukobwa w'inshuti ye ati mwitabe, umubwire ko ndi mu bitaro kandi ko ndembye meze nabi cyane. Inshuti ye irabyanga ati namubwira gute se ko baduhaye ibitaro kandi batarabiguha, ko ari uko bakubwiye gusa ngo ryama aho ngaho? Ubu koko uragira ngo umubwire ngo uri mu bitaro, narangiza aze asange batubwiye ngo dutahe nta bitaro bari buduhe? Debora ati muhamagare yewe ubimubwire, bitwaye iki ko ari njyewe ari bushyiraho amakosa ni wowe? Inshuti ikomeza kubyanga ati ariko ni njye wari bushyiraho amakosa kuko ni njye uramuhamagaye. Debora ati niba wumva utabishoboye ngaho mpereza telefone mbyikorere. Inshuti ye yabonye Debora ari seriye cyane rwose, nuko aravuga ati ngaho reka muhamagare ntacyo bitwaye. Nuko akompoza namba ya Kelly, Kelly ahita yitaba. Nuko ahita amubwira ati Debora ameze nabi, ari hano mu bitaro kandi ararembye. Kelly ahita amubwira ati ngaho mubwira rwari ubukira, iyo mba mpari mbanje nkamureba nkareba uko ameze, ariko simpari. Mubwire yihangane kandi arwara ubukira. Nuko bahita batandukana. Debora akimara kubyumva yarababaye cyane, ahita abyuka no kuri cya gitanda, nuko aricara. Muganga aje biramutungura ati none se kubyutse kandi wari wambwiye ngo ntabwo urimo kubasha kwicara, bigenze bite? Aka kanya suhise woroherwa? Debora ati numva ntangiye kumera neza, niba nta bindi munkorera ahubwo mwanareka nkitahira. Muganga yarumiwe ati noneho abarwayi b'iyi minsi rwose nabo ni ibitangaza. Ni ubwa mbere yari abonye umurwayi umeze gutyo, asize arembye ameze nabi cyane, atabasha no kwicara, nyamara agahita yoroherwa nta n'umuti n'umwe amuhaye. Nuko Debora abwira muganga ati muganga ntukomeze rega gutungurwa, ndumva ameze neza nta kibazo, ndagenda nkomeza imiti nari maranye iminsi, ubwo wabona itangiye kumfasha. Debora yaragiye, ari mu nzira agenda we na ya nshuti ye, nuko iramubaza ati ariko se Debora n'icyo uri kumpisha? Ni ukubera iki Kelly yakubwiye ko atari buze kukureba ugahita ubyuka ngo tugende? None se wari waje mu bitaro hano kugira ngo agusangemo? Bimeze bite? Yanze kugira icyo amutangariza, aramubwira ati bya Kelly tube tubyihoreye. Barakomeje baragenda. Kelly rero nta munyeshuri n'umwe utari umuzi, kubera ukuntu yari umuhanga cyane no kubera ukuntu yitwaraga neza. Yari mwiza, yitwara neza kandi ari umuhanga ku buryo abakobwa benshi babimukundiraga, nyamara nta n'umwe yajyagaho umwanya. Niwe muntu batangagaho urugero mu bintu byose, yari icyitegererezo ku bantu benshi. Niko kandi yakuze ameze, kubera kubabazwa n'imico mibi ya papa we. We yakuze yumva agomba kuba umuntu utandukanye na papa we cyane. Niyo mpamvu abantu bose mu kigo bari bamuzi kandi abenshi bifuza kumera nka we. Debora na ya nshuti ye barimo baza. Debora yagiye kubona abona umuntu umeze nka Kelly arimo arinjira muri home z'abanyeshuri b'abahungu, nuko araceceka
yanga kugira icyo avuga ariko biramubabaza cyane. Ati gute Kelly koko yambeshya ko adahari kandi ahari ndimo kumubona? Ubanza amubangamira cyane. Ngiye kumuha amahoro, ntabwo nzongera kugerageza kumushotora ngo mwegere kandi mbona we bitamurimo. Ndabona rwose atabishaka. Nta mbaraga na nkeya nzongera gushyiramo kugira ngo tube turi kumwe. Imana yonyine nibishaka izabyikorera nuko iduhuze. Kelly nawe yaragiye ageze muri home ahita yirambika ku buriri atangira gusaba Imana imbabazi ko amaze kubeshya ko adahari kandi yari ahari. Ati Mana yanjye mbabarira, urabizi neza ukuntu nkunda uriya mukobwa ariko nanone nawe urabizi ko nta kintu na kimwe mfite cyo kubikoraho. Gahunda zanjye ubu ngubu ni ukwiga gusa nta bindi. Nimugoroba Kelly yagiye muri etide ku ishuri nuko akubitana na Deborah arikanga. Ati kuri hano ku ishuri Deborah, ntibari bambwiye ko uri mu bitaro? Deborah ati nanjye kukubona hano birantunguye kuko bari bambwiye ko udahari. Kelly ati nyine nje mu kanya. Deborah ati nanjye byaje kuba ngombwa yuko bandeka nkataha kuko nari meze neza. Nuko Kelly aramubwira ati Imana ishimwe ko umeze neza, ndabona worohewe. Nta bindi bavuganye, buri wese yahise agenda. Deborah yarishimye byuze ko nako kahe gatoya bakamaze bari kumwe. Nuko ariko akomeza kuvuga ati nta mbaraga nta nkeya nzongera kubishyiramo kugira ngo tubonane. Imana yonyine izajya ibyikorera niba yarabishimye. Iminsi yaricumye nuko Kelly amashuri aza kuyarangiza. Deborah we birumvikana ko yari acyafite undi mwaka ariko yibazaga niba uwo mwaka azawurangiza atabona Kelly, akumva rwose si we uzarota asoje nawe ngo yigendere ava aho hantu. Yasigaye agahinda ari kose. Yari yanateguye yuko azafatanya n'inshuti za Kelly bakamukorera fete yo kumusezeraho ariko byaramunaniye neza kuko yatinyaga ko iyo fete iramutse ibaye ashobora kugaragaza ko akunda Kelly kandi atarashakaga ko hari umuntu n'umwe wabimenya. Yasigaye aho ngaho agahinda ari kose atabashije kubwira Kelly ko amukunda. Kelly nawe yahise agenda ajya mu buzima busanzwe ariko ubushomeri bwari bwinshi cyane, nta kazi yigeze abona. Umwaka wose warinze urangira, ba Deborah barinda barangiza no kwiga atarabona akazi. Yakomeje gushakisha akazi ariko arakabura. Nahageze byibuze abonye nk'akaraka kakaba ari ak'iminsi mike cyane kagahita karangira, nuko ubuzima butangira kumucanga. Deborah baje kuburana burundu ntihagira n'uwongera kumenya amakuru y'undi. Uko iminsi yakomezaga kwicuma, Deborah nawe yaje kurangiza amasomo ye ariko we yatindijwe no gusohoka mu ishuri gusa. Yahise abona akazi keza cyane, mu minsi mike yari asigaye ari umuherwe. Kelly we ubuzima bwarakomeje buranga neza, buranga burundu. Ku myaka 25 yari amaze kugira, iyo wamwitegerezaga wagira ngo afite nka 35 kubera ubuzima bubi. Yirirwaga depoza ariko yarabuze neza ahantu na hamwe bamuha akazi. Rimwe avuye kudepoza n'ubundi ahantu bari bashyize imyanya ku isoko arimo ataha, yagiye kumva mu boss umwe ari kuvugira kuri telefone ko akeneye umuntu wamusemurira. Nuko nyine kubera ukuntu Kelly yari akeneye akazi cyane, akimara kubyumva agenda akurikiye wa mu boss amubwira ngo boss ako kazi nagakora, njyewe nzi indimi nyinshi cyane, nzi Igifaransa, nzi Icyongereza, nzi Igiswahili n'Icyesipanyol ngeragezaho gakeya. Yakomezaga amukurikirana ariko uwo mukire aramwihorera, atangira gukeka ko ari umujura, nuko aramusunika. Kelly aradandabirana kubera n'intege nke yari asigaye yifitiye, atangira kugwa mu muhanda. Inyuma ye hari imodoka, habuze gato ngo imugonge. Uwo muntu wari utwaye iyo modoka yatangiye kumwitegereza, abona ashobora kuba amuzi, nuko aparika imodoka gatoya kugira ngo bavugane.
umukobwa wari utwaye iyo modoka yasohotsemo, nuko abonye koko ko uwo muntu yakekaga ko ari Kelly ari we, agahinda karamwica yenda no kurira. Yahise amubwira ati Kelly, mana yanjye ntabwo nabyizera, ni wowe? Kelly yubuye amaso abona ni Deborah wabaye umuherwe, nuko biramutungura cyane. Deborah akomeza kumubaza ati Kelly, byakugendekeye gute? None se wararwaye? Byagenze bite? Kelly ati ni ubuzima sha, nyine ubushomeri bwaranyishe, nabuze akazi, nagerageje no kwikorera ndahomba, nta kintu na kimwe ntakoze, ariko nyine ubuzima bwaranze neza neza, nawe ukomeze urimo urabibona. Deborah byaramubabaje cyane, ati mana yanjye, ubuze akazi koko? Gute se n'ukuntu wari umuhanga? Ntuzi ukuntu ku ishuri twese twari tukuzi tukubaha, ko ari wowe muhanga twagiraga? Byakugendekeye gute? Ni gute wabuze akazi? Kelly ati nanjye ibi ni ibintu ntabasha kugusobanurira, ntabwo nakubwira ko aho njya gukora ibizamini by'akazi ari uko ibibazo batubaza biba bikomeye, cyangwa se ngo nkubwire ngo mba nabitsinzwe. Ndabizi neza mba natsinze, ariko sinzi ukuntu bigenda. Baganiriyeho gatoya, nuko bahita barongera bahana nimero za telefone. Deborah amubwira ko azamufasha uko byagenda kose, kazajya kumva aramuhamagaye. Deborah yageze mu rugo ahita abwira mama we ati mama, hari umuntu nshaka ko rwose umpera akazi, ndakwinginze ntumakanire. Mama we ati wowe ni muntu ki? Deborah aramubwira ati ni umuhungu wize ku ishuri, yize imbere yanjye, ariko ni umuhanga pe, na kampani yayiyobora. Deborah yamubwiye byinshi kuri Kelly, amubwira ukuntu ari umuhanga, ko ari umuhungu mwiza w'imico myiza, ko atazigera yicuza yuko yamuhaye akazi. Mama Deborah yakomeje kumva ukuntu umukobwa we ari gutakagiza uwo muntu, aravuga ati byanze bikunze ashobora kuba ari umuhanga yakora akazi neza. Ati reka nguhe umunsi uzamubwira azaza n'ibyangombwa byose, yanditse n'iletire isaba akazi, mukamubwira poste yakandika adepozaho. Deborah arishima cyane ati urakoze mama, rwose ndakwinginze, aya mahirwe ntuzagire uyapfusha ubusa, komeza umugirire icyizere nubwo utaramubona. Mama we ati nta kibazo, azaze hano tubonane nganire naweho gatoya, ndebe niba nyine ari umuntu naha akazi, numve n'ibitekerezo bye, numve niba ari umuntu ufite ubwenge, nimbona nta kigenda ntakubeshye nta kazi nzamuha rwose, nubwo yaba ari inshuti yawe magara, ibyo bizaba bimureba. Deborah ati ibyo ngibyo byo ntago binteye ubwoba, nawe ubwawe uzabyibonera, nimumara kuganira uzabimenya neza ko nta wundi mukozi ukeneye nkawe. Deborah inkuru yahise ayikoza Kelly maze arishima, amubwira umunsi azaziraho. Kelly ati rwose ndi tayari, humura nzaza. Umunsi wo kuzanaho ibyangombwa ugeze, Deborah yamurangiye iwabo, nuko Kelly araza. Ahageze ariko yarikanze kubera ahantu yabonaga baba. Yahise amuhereza dokima yari azanye zirimo ibyangombwa bye, nuko Deborah arabyakira, arangije amuha karibu, aramubwira ngo naze babe biganirira mu gihe bategereje ko mama we aza. Deborah byaramushimishije cyane kongera kubonana na Kelly, noneho akaba anamwakiriye iwabo. Nubwo Kelly yari yarabaye nabi kubera imibereho mibi, ariko Deborah ntabwo byamubuzaga n'ubundi gukomeza kumukunda. Kelly noneho yumvaga byamurenze, yabewe n'icyo yavuga kubera ukuntu yari abonye hameze aho hantu iwabo babaga. Gusa uko byamera kose, umuntu mwize hamwe ntabwo mushobora kubura ikintu muganira. Batangiye kwiganira ibyo ku ishuri, ariko bigeze aho Kelly aramubwira ati ariko se Deborah, ubu burya uri ikinege, nta bandi bana muvukana? Deborah ati kubera iki se? Kelly aramubwira ati nuko nyine batigeze baza kunsuhuza.
Debora ahita amubwira ati hoya mfite basaza banjye babiri ariko ntago baba inaha, bo ntago tubana, baba muri Amerika, nibo bakuru kuri njyewe rero nasigaranye na mama wanjye. Nuko Debora ahita amubwira ati kanzi mbakwereke hano muri telefone. Debora yahise azana telefone ye ariko abona yenda kumuzimana, ahita abwira Kelly ati uzi ko narangaye none akaba nta muriro urimo, reka mbe nyicaginze. Nuko Kelly aramubwira ati ngaho rero zana alubumu ndebemo, ntabwo wabura amafoto yabo uko byagenda kose, ndumva mfite amatsiko yo kureba basaza bawe. Debora yahise agenda azana alubumu nuko amwereka ba basaza be babiri. Kelly yakomeje kureba n'andi mafoto ariko ageze ku ifoto imwe arikanga ndetse ayitegereza umwanya munini yanga kuyivaho. Kelly ya foto yarayifashe arayireba ayitindaho cyane, ayimaraho umwanya munini abura n'imbaraga zo gukomeza kureba ayandi mafoto. Yari ifoto ya mama Debora na basaza be bakiri batoya bari kumwe n'undi mugabo. Kelly yakomeje kwitegereza neza abona umupapa bari bari kumwe muri iyo foto ni papa we. Ahita abaza Debora ati uyu ninde? Debora ahita yikanga ati mana yanjye koko, aya mafoto y'uyu mugabo ko mperuka mama yose yarayakuye muri iyi alubumu, iyi ngiyo yamucitse gute? Buri uko byagenda kose yayibagiriwemo, ntabwo yaba ikirimo. Kelly ati none se ntago ari papa wawe? Debora ati hoya ntago ari papa, ariko nyine yigeze kuba papa igihe gitoya. Kelly ati ntago ari papa ariko yigeze kuba papa gute se? Debora ati si uko ku mana yanjye mbikubwire cyangwa mbyihorere. Kelly ati wambwira ariko nta kibazo, none se ni gute yigeze kuba papa wawe igihe gitoya? Nuko Debora ahita amubwira ati nyine uyu mugabo yitwa Ferdinand, yatangiye kubana na mama mfite nk'imyaka 7, gusa nanone baje gutandukana mfite nk'imyaka 15. Ndumva ari ibyo namukubwiraho nta kindi. Kelly yahise ajya kure cyane kuko Ferdinand yari papa we. Atangira gutekereza ati Debora, ubu koko ibi bintu ari kumbwira nibyo? Ubu koko mama Debora niwe wari wadutwaye papa wacu igihe cyose twamaze tutamufite? Ubu binavuze yuko imitungo yacu ari we wayisigaranye, arimo kuyirya yinezeza mu kuyiboneye. Kelly yagiye kure cyane, yumva abuze icyo akora. Buriya byanze bikunze cyagiye papa mbere yuko apfa ambwira ngo nzagarize imitungo, buriya ni iyi ngiyi mama Debora yibereyemo yambwiraga. Yakomeje gutekereza cyane. Debora ahita amukomanga ati hey Kelly, umeze neza? Kelly ahita yijisha ati yego meze neza. Bakiri kuvugana gutyo imodoka yahise yinjira. Debora ati ubwo ni mama uje, reka njye kumureba. Kelly yahise yumva umujinya umwishe, akomeza gutekereza ati uyu mugore namenye uwo ndiwe nta n'akazi ari bumpe rwose, ibyiza ni ukwigendera ntanamenye ko ari njyewe wari waje gusaba akazi. Ibyiza reka akazi ke yari agiye kumpa nkareke mpite nigendera atamenye yuko ndi n'umwana wa Ferdinand. Imitungo ya papa nzayisubirane mu bwenge atabizi, ntago azigera amenya ko ndi umwana we, paka nanjye nkoresheje amayeri yose nkasubirana imitungo ya papa. Kelly akomeje gutekereza ibyo, Debora yahise agaruka nuko aramubwira ati Debora, subiza za dokima zanjye nari nazanye, nibutse ko hari ibintu nshobora kuba ntujuje neza. Debora ati oya sha, none se ko narangije kubihereza mama ubwo ndagenda mbimwake? Kelly yahise ashaka guhaguruka ngo yigendere kuko yari abizi neza ko akazi ntako akibonye, kuko yatekerezaga ko nasomamo amazina ya papa we mu bintu yari yagiye yuzuza akazi atari buze kukamuha. Kelly akikomeje kwicara aho ngaho atekereza icyo yakora,
niko mama Debora nawe yacekingaga za dokima za Kelly ngo arebe ko zuzuye, ariko yahise yinjira aho ngaho yarakaye cyane kuko yari amaze kubisoma ibintu byose, yarebye imyirondoro ye n'ibindi byangombwa byose byari birimo aho, nuko aza n'umujinya mwinshi ati niko se harya ngo uri mwene nde? Ati ubwo se koko tuvugishije ukuri uragenzwa hano n'akazi cyangwa ni ibindi bikugenza? Kelly ati yaba ari ibindi bingenza mba nabeshye sinandike amazina yose nyine ya data nk'uko yanditsemo aho ngaho, njyewe ni akazi gusa nshaka nta kindi. Mama Debora ati haguruka rero utahe nta mukozi hano tugikeneye. Debora byari byamuyobeye ati ariko se muziranye gute? Yakomeje kubabaza ahantu baba baziranye ariko hanga kugira n'umwe umubwira, ariko aricikira na mama we yanga kumubwira, nuko Kelly mama Debora akomeza kumusohora, ageze harahaguruka ngo agende. Amaze kugenda mama Debora yasigaye amuhondagura ibishyi mu mugongo ati wa gakobwa urakajije, n'akataraza wowe uzakazana, mba mbona nta bwenge ugira. Debora yahise agenda azana ya foto ayereka nyina ati mama hano ko hariho Ferdinand kandi nkaba nabonye Kelly yatangiye guhinduka mu maso ari uko amaze kuyibona, baba bahuriye hehe koko? Ni ibintu niboneye neza ko Kelly yagiye kure cyane akimara kubona iyi foto nubwo nta kintu yigeze ambwira. Mama we aramushihura ati wamwerekaga iki ubundi? Ninde wari ukubwiye ngo uzane iriya alubumu irimo ariya mafoto y'imwereke? Ntukomeze kumbaza ubusa kandi genda wicare kandi sinzongere kubona wazanye uriya muhungu muri uru rugo, mva imbere genda vuba vuba sinongere kukubona. Debora yanze kugenda atangira gushwana na mama amubwira ati niba Kelly ari umuhungu wa Ferdinand ntago turi buguhe amahoro, subiza imitungo y'abandi mama, urabizi basaza banjye bahora bagusaba ngo usubize imitungo y'abandi ariko warabananiye. Amafaranga basigaye bafite arahagije kandi nanjye nsigaye mfite akazi keza, twebwe ubwacu turihagije kugira ngo tubashe kugutunga, subiza imitungo y'abandi turakwinginze. Debora yakomeje kumubwira ati ntabwo ushobora kumenya ukuntu uriya muryango ubayeho nabi kubera imitungo yabo yose twayigaruriye, ntushobora kwemera ukuntu uriya Kelly yize ari umukene ku ishuri, yambara inkweto imwe n'ipantaro imwe gusa n'umupira umwe bitajya bihinduka. Mama tanga ibyo abandi rwose, niba ari ibyo kwa Kelly ndakwinginze bibahereza uzipfire neza. Bakomeje gushwana, mama we ati wibeshye ubwire basaza bawe ko wamenye ko Ferdinand afite umuryango uraza kumbona. Debora ati ndabivuga nyine nutemera gusubiza iby'abandi, ndabizi ko wababeshye ko uriya mugabo nta muryango n'umwe yagiraga akaba ariyo mpamvu basigaranye imitungo ye yose, rero ndaza kubivuga nutemera kubitanga mu mahoro. Mama Debora akomeza kumubwira ati ntabyo nzabaha, nushaka uzabivuge. Debora yahise agenda ababaye, ababazwa no kumenya ko mama we ari we wahemukiye umuryango wo kwa ba Kelly. Ati ubu ngubu nta nubwo Kelly yankunda kubera ibyo twabakoreye, ariko ngomba kumufasha byibuze agasubirana ibyabo naho tutakundana. Debora yahise ahamagara Kelly amusaba imbabazi ati umbabarire ku byababayeho byose, ariko nzagerageza ngo ufashe uko nshoboye kose muzasubirane imitungo yanyu. Mama Debora yakomeje kunangira umutima yanga gutanga iby'abandi, nuko Debora amuteza basaza be arabahamagara ababwira ko mama wabo yababeshye ko uburyo wa mugabo yari afite undi muryango. Basaza be bari basigaye ari abaherwe cyane, nuko babwira mama wabo bati mama tanga iby'abandi turakwinginze, nubishaka wowe na Debora muze muhite mudusanga muri Amerika ariho twibanira, rwose turakwinginze nutanga iby'abandi ntabwo uzigera ubaho nabi. Mama Debora ati reka singiye gusazira imahanga. Bati nta kibazo mama, tubwire ibyo ukeneye byose,
inzu ushaka kubamo tuyikubakire, imodoka ushaka kugenderamo tuyikugurire, buri kimwe cyose ushaka ukitubwire ariko utange iby'abandi, kuko nibwo uzabaho wishimye kandi utekanye ufite amahoro. Natwe rega iyo dutambuka bavuga bati dore abana ba wa mudamu wigaruriye imitungo y'abandi, ntabwo bidushimisha mama, biratubabaza cyane, turakwinginze rekura rwose utange iby'abandi. Mama Deborah yakomeje kubona bose barimo kumwataka, ababwira ko azabitekerezaho, ariko yarababeshyaga, nta kintu na kimwe yendaga kubikoraho. Kelly aho yari ari yatekereje kuba yamujyana mu nkiko, ariko ageze aho umutima uranga arabyihorera, kubera ukuntu yumvaga akunze Deborah cyane. Yibazaga ukuntu bazaba bicaye mu nkiko arimo ahangana na mama we, kandi abizi neza rwose ko Deborah we anamushyigikiye, akumva abuze ahantu abihera. Ikindi kintu kandi cyamubujije kubishyiramo imbaraga cyane nuko yahise yibonera akazi ahantu yari yaradepoje, kari akazi keza kandi kamuha amafaranga, nuko ashima Imana ko byibuze n'ako kazi akabonye. Ati reka ibingibi mbe mbyihoreye, wenda mama Deborah azagera aho umutimanama w'umubwirize yumve ko agomba gutanga iby'abandi. Nubwo ibyo byari bibaye uko kandi Kelly yakomezaga gukunda Deborah nawe cyane, ariko akabura ukuntu yabimubwira kubera situwasiyo bari barimo. Mama Deborah wari waranangiye umutima nawe igihe cyaje kugera ararwara araremba, ubwoba buramwica ko agiye gupfa, nuko atumaho Kelly araza aza kumureba. Mama Deborah yahise amusaba imbabazi ko yatwaye papa wabo bakiri batoya kandi nabo bari bamukeneye, nuko amusaba imbabazi kubw'imitungo yabo yatwaye. Ati namutekeye umutwe kugeza aho mukuyeho impapuro zose z'imitungo yanyu, bimwe mbyandika ku mazina yanjye, rwose nsabye imbabazi umbabarire cyane Kelly. Kelly yahise amubaza ati none se ko papa twongeye kumubona arembye ari mu bitaro yenda gupfa, byari byaragenze bite? Yatangiye kumubwira ibyabo byose. Ati nyine twarabanaga, ariko maze kumukuraho imitungo yose tuza gushwana, turashwana cyane bikomeye rwose, yavuye hano nabi cyane, nta kintu afite, yaratangiye kumera nk'uwataye umutwe, wabonaga byaramucanze neza. Yahise ava hano, sinzi ahantu yahise ajya, gusa icyo nzi cyo nuko yagize isoni zo kugaruka iwanyu nta kintu afite. Nibwo rero nyuma naje kumva inkuru ko yarwaye, nuko nza kumva ko nyine yanapfuye, ariko nyine umbabarire cyane kubera ko icyo gihe nta mutima na mukeya nari mfite, nari meze nk'inyamaswa. Icyo gihe nakundaga amafaranga cyane nk'uwahanzweho, nta zindi mpuhwe nabaga mfitiye umuntu, none reba nanjye ngiye kubisiga. Mbabarire Kelly, sinzi niba uri bubashe kumbabarira ariko ngusabye imbabazi. Nuko Kelly amubwira ko amubabariye, nuko aramubwira ati nubwo wowe mbabariye, ariko papa wanyu ndabizi ubu ngubu yitahiye anyanga cyane kubera uburibwe namuteye, naramuhemukiye cyane, naramuhemukiye ku rwego rukabije rwose, nanjye narakabije. Ubu ngubu nibwo ndi kubitekereza nkumva umutima urandiye, gusa ubu ngubu ndemera kubasubiza imitungo yanyu yose uko yakabaye, nibiba ngombwa niba munabishaka munambwire mbashyirireho indishyi. Mama Deborah yahise ahereza Kelly envelope irimo dokima nyinshi cyane, aramubwira ati aho ngaho harimo imitungo yanyu yose rwose. Akimara kumuhereza envelope yahise atangira kuremba cyane, nuko bamujyana kwa muganga, bahita bamushyira mu nzu y'indembe kugira ngo bamwiteho. Deborah yari azi ko agiye kuba imfubyi, kuko yabonaga ukuntu mama we ameze, akabona adashobora kuza kumera neza, ariko Imana yaje gukinga ukuboko, aza koroherwa, baza no kumusezerera ataha. Mu gutaha kwe mama Deborah yatashye yarabaye uwundi wundi, yaje yarakijijwe, ari kuvuga iby'Imana gusa, ubona yarabaye umuntu utangaje cyane. Yavugaga ko igihe cye ashigaje ku isi ko
ari ugukorera Imana nta kindi. Ati igihe nirukankiye ku by'isi, igihe kirageze ngo nanjye ntangire ntegura ubugingo bwanjye. Ati nabonye ko ubuzima ari ubusa, buducika akanya nk'ako guhumbya. Ibyo nabayeho maranira byose mwirukanka inyuma, mpuguza abantu ibyabo, dore byose nari ngiye kubisiga mu isegonda rimwe. Ati ahubwo nimara gutora agatege, feri ya mbere ni kwa mama Kelly. Sinzi niba nzatinyuka no guhuza nawe amaso, ariko uko byagenda kose ngomba kubikora nkajya kumusaba imbabazi. Amaze koroherwa koko yarabikoze, ajya gusura mama Kelly kugira ngo anamusabe imbabazi. Byari bigoranye cyane, ariko mama Kelly yaramubabariye, cyane cyane ko yari yanabasubije imitungo yabo. Imiryango yombi yatangiye kuba inshuti, nuko ntibagira inzika ku byabaye. Mama Kelly bakavugana bagasurana, nta kibazo kiri hagati yabo. Deborah n'abavandimwe be barishimye cyane kubona byibuze mama wabo yarabashije kubohoka. Nawe akababwira ati ngira umugisha kugira urubyaro nkamwe, dore ni mwebwe mwamfashije kugira ngo mbashe kubohoka. Nimara gutanga iby'abandi naratuje, ubu nsigaye ndyama nkasinzira. Kelly noneho yari asigaye ameze neza cyane, yarabyibushye, ubuzima bwarongeye buragaruka. Mama we nawe yaramushimiraga ko yabaye umuhungu mwiza kandi w'intwari, ko ibyo papa we yamusabye mbere yo kwitaba Imana yabigezeho. Ati yagusabye kuzasubiza agaciro umuryango wawe, none dore warabikoze, none dore n'imitungo yacu yose twarayisubiranye. Kelly na Deborah nabo noneho bari basigaye ari inshuti cyane, banaganira twinshi dutandukanye. Nuko Kelly ageze aho aza no kubwira Deborah ko amukunda. Deborah ariko wari waramukunze kuva kera, noneho yarabyanze. Ati Kelly, niba utanabizi ubimenye, naragukundaga cyane kuva kera kose nkikumenya, ariko ubu ngubu ntabwo byakunda. Aho mariye kumenya ibyabaye hagati ya mama na papa wawe, nahise menya ko ibyo gukundana nawe bitagishobotse. Kelly ati kubera iki se? None se njyewe nawe urumva hari isano dufitanye? Kereka iyaba wenda papa wanjye aba ari nawe papa wawe. None rero urumva ko njyewe nawe nta kintu dupfana, papa yaje iwanyu muri bakuru. Deborah ati oya Kelly, ntabwo twakundana, n'uwatwumva rwose yatugaya cyane. Kelly akomeza kumwinginga, atari ko si ubu nkora iki ngo wumve yuko gukundana kwacu nta kintu na kimwe bitwaye. Deborah atari ko tekereza wenda igihe kigeze nkaba umukazana iwanyu, urumva mama wawe koko atazajya ahora ambona mu ishusho ya mama, akambonamo amabi yose yakoze. Kelly akomeza kumwumvisha ukuntu bagomba gukundana, kandi ko ibyo atazongera kubitekereza, ko mama we yarangije kumubabarira kera, ko ibyo bintu rwose atazigera abikora ngo ajye amubona mu ishusho ya mama we. Ati Deborah, kereka niba utankunda, kuko urukundo nyakuri rubasha kurenga kure ibyo byose urimo gutekereza. Deborah nawe nubwo yashakaga kubyihunza, ariko yari abizi neza ukuntu akunda Kelly. Ni ibintu yari azi neza ko amukunda 100%, ko kumuhakanira atari ibintu yabasha gushobora uko yiboneye. Igihe cyaje kugera gukomeza kwifatafata biranga, nuko baza gukundana. Basaza be aho babimenyeye benze kumumerera nabi, batangira kumutonganya cyane. Urukundo rwabo bararwamagana, bati oya rwose ayo ni amahano, ntabwo mwakomeza gukundana, ntabwo bizakunda, n'ubukwe ntabwo twakemera ko mubukora. Ese gute umuntu wagiranye umubano nk'uriya na mama watinyuka ugakundana n'umuhungu we? Ibyo bintu ntaho byabaye, ntabwo bigomba gushoboka. Deborah nawe yarabyanze, akomeza kwihagararaho, ababwira ko adashobora kureka Kelly uko byagenda kose. Basaza be bakomeje kumubwira bati erega ntabwo bishoboka, nta nubwo uwo muhungu agukunda, nta nubwo yigeze agukunda.
yakubwiye ko agukunda akimara kumenya ibyabaye, amaze kumenya uwo uri we kugira ngo azihorere, azaguhemukire, aragira ngo azakubabaze nk'uko papa wabo yabababaje yariyiziye iwacu. Ubwo we ntabwo ubyumva koko? N'icyo utari kubona? Mureke rwose kubwo igihe kizagera agute akubabaze. Debora, turakwinginze mushiki wacu umwe rukumbi, wikiyicira ubuzima ngo wishyire mu menyo y'inyamaswa, uwo muhungu ntabwo agukunda. Debora yarababaye kumva bakomeza kuvuga nabi Kelly, kandi yari amuzi neza kuva kera, azi ukuntu ari umuntu w'inyangamugayo kandi w'imfura cyane, nuko ababwira ko ibyo barimo gutekereza atari byo. Ababwira ko atagambiriye kumubabaza, ko amukunda kuva kera. Ababwira ko baziranye kuva kera cyane, kandi ko Kelly nta kintu kibi na kimwe rwose yatinyuka kumukorera. Babonye yanze kubumvira baramureka, n'ubukwe bwe barabutaha baramubwira bati ikizaba nyuma ni akazi kawe, uzabage wifashe, dore twaraguhannye uratunanira. Debora arababwira ati erega mwigira impungenge, nimuhumure kandi rwose nzagira urugo rwiza. Nabo baramubwira bati tubiteze amaso tuzaba tureba. Debora yabanye na Kelly, basaza be bakomeza gutegereza ngo barebe ko hari ikibazo bazagirana, ariko baraheba. Imyaka 10 ya mbere bamaranye bari bameranye neza cyane, nuko basaza be baravuga bati wa muhungu ahari dushobora kuba twaramukekeraga ubusa. Bari bazi ko n'iyo myaka yose idashobora gushira, bazi ko Kelly azaba yaramwihimuyeho akamuta, nyamara ariko basanze bitandukanye n'uko babyibwiraga, kuko bari bakundanye cyane. Mu rugo rwabo ari amahoro, ni ibintu byagaragariraga buri wese ko urwo rugo rwose bakundana cyane. Basaza bahubwo bakomezaga kubona ukuntu mushiki wabo yatese, abayeho neza, afite umugabo umukunda kandi wadamaraye, nuko bakigaya cyane bakamubwira bati utubabarire cyane kuko twari tugiye kukuroha mu muriro. Wakoze cyane kubana natwe. Ese wowe iyi nkuru yacu wayumvise gute? Ese koko byari bikwiye kugira ngo Kelly abane na Debora, cyangwa koko ni amahano bakoze? Ntucikwe, uzabane natwe mu zindi nkuru z'ubutaha. Reka ndarikira umuntu wese utarakora subscribe kuba yayikora, kugira ngo ajye akomeza kubana natwe. Imana ibarinde, nawe ubutaha wari kumwe na Nema. Ndabakunda cyane mwese, ciao.